Mbahaye ikaze nanone mwese abo tubana muri ibi biganiro. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kureba uburyo buboneye bwo gukosora abana b'ibitambambuga ndetse n'incuke. Reka mu gutangira mbifurize ibirori byiza by'irushanwa ry'amagare ririmo kubera i Kigali. Abo n'abari ku mihanda itandukanye y'i Kigali, ndetse nifurize n'irushanwa ryiza abari kurikurikirana mu buryo bw'ikoranabuhanga, mbibutsa ko n'abana batatanzwe kurikurikirana, cyane ko ari irushanwa ririmo umutekano usesuye ku buryo ntawe ugomba guhungabana kubera intege nke afite. Hanyuma mu biganiro bitambutse twavuze ku buryo butandukanye bwo gusobanukirwa ibyiyumviro by'aba bana, ariko noneho ubu tugiye kureba ku buryo buboneye bwo kubakosora. Ndavuga abana b'ibitambambuga n'abana b'incuke, babandi birirwaga bacuritse abana babamanikishije amaguru, abandi babashingishije inkokora, abandi babakoresha pompaje. Mwigire hino tuganire uburyo buboneye bwo kubakosora budahutaza intekerezo zabo, butabangamira umubiri wabo cyangwa se mu buryo butababaza umubiri. Ibi tubagezaho bikubiye mu mfashanyigisho yitwa uburere budahutaza umwana y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana, ndetse yateguweho n'abafatanyabikorwa batandukanye, harimo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF. Hanyuma ababyeyi bagomba gusobanukirwa uburyo abana b'ibitambambuga, ni ukuvuga kuva ku mezi 12 kugeza kuri 36, n'incuke kuva ku myaka 3 kugeza kuri 6 batekereza ndetse n'ibyiyumviro byabo. Bakagomba kumenya uburyo buboneye bwo kubabuza imyitwarire idahwitse, uburyo buboneye bwo kuyobora abo bana b'ibitambambuga n'incuke, ariko nanone bakamenya ko bagomba kubashimira igihe bakoze cyangwa se bakurikije umurongo babahaye. Umubyeyi agomba kumenya kwirengagiza imyitwarire idahwitse y'umwana uri muri kiriya kigero, cyangwa se twadukosa duto duto tw'umwana uri muri kiriya kigero. Reka mpere ku ngingo ijyanye no gushimira umwana w'igitambambuga ndetse n'umwana w'incuke. Abana bakunda ko ababyeyi n'abandi barezi bamenyeranye, babereka ko babakunda kandi babitayeho cyane. Mubyeyi rero ushobora kumushishikariza gukora no kwitwara neza, wita kandi unashima ibyo umwana akora neza kandi ukanabimushyigikiramo. Iyo umubyeyi ashimiye umwana imyitwarire myiza nko gutanga, kutimana, gusangira n'indi myitwarire myiza, uwo mubyeyi aba arimo kumushishikariza kurushaho kubikora. Uko ababyeyi rero barushaho gushimira umwana igihe yitwaye neza, ni nako umwana azarushaho guharanira kureka imyitwarire mibi, ahubwo akagenda akurana ya myitwarire y'ubugira neza cyangwa se ya myitwarire myiza. Noneho reka turebe uburyo buboneye bwo gukosora abana. Duhere ku ngingo ijyanye no kwirengagiza imyitwarire idahwitse y'ibitambambuga n'incuke. Iyo ababyeyi bitaye ku rusaku, gutongana ndetse no gushondana by'umwana cyangwa ubundi bukubaganye na bagenzi be, baba bamweretse ko iyo myitwarire itari myiza, bayicungira hafi ko agomba kwitwararika kubikora. Iyo ababyeyi rero bakubise umwana kubera ikosa akoze, bishobora gutuma iryo kosa rikomeza, kuko ashobora gutinyuka izo nkoni. Ariko kandi igihe umwana akubagana ku buryo butashyira ubuzima bwe cyangwa ubwa bagenzi be mu kaga, cyangwa ngo bibe hari ikindi byakwangiza, umubyeyi ashobora kubyirengagiza akabyima amaso. Nituvuga kwirengagiza imyitwarire imwe n'imwe cyangwa se twadukosa dutandukanye, ni ukutita cyane kuri buri kantu kose umwana akoze, kaba keza cyangwa cyaba ikintu kibi.
igihe atari icyamushyira mu kaga. Gusa ariko ibi byo kwirengagiza bireba abana bafite imyaka kuva kuri 2 kuzamuka, kuko kuba ari munsi y'imyaka 2 umubyeyi ntiyakwirengagiza uruhinja rurimo kurira. Uburyo rero buboneye bwo kubuza umwana imyitwarire idahwitse n'ubuhe? Ni uburyo bwiza bwo kumufasha guhinduka umuntu umwifuzamo. Mu gihe nk'iki rero usabwa gutekereza kuri ibi bikurikira: intego cyangwa se icyerekezo ufitiye umwana wawe, uko umwana atekereza n'uko yiyumva, uko wamwereka urugwiro kugira ngo yumve kandi anasobanukirwe ni ayahe makuru n'ubufasha akeneye. Reka twifashishe urugero rukurikira nk'ishusho mfashanyigisho. Wanitse imyenda y'umweru, noneho umwana urimo gukina hanze ayihanura ku mugozi, irongera irandura. Umwana wawe yitwaye nabi. Iki ni cyo gihe ubonye cyo kumuha inama zo kumufasha kuba umuntu umwifuzaho. Ushobora kumwigisha impamvu atagomba kubikora, kumwigisha ko agomba guha agaciro umurimo ukomeye wakozwe n'abandi. Hanyuma ese umwana ahanuye imyenda atekereza iki? Yibaza iki? Wa mwana wahanuye ya myenda urumva atekereza iki cyangwa se yibaza iki? Umwana agira amatsiko yo kumenya byose, akunda gukina, ntazi ibijyanye no kumesa imyenda cyangwa se ko hasi hari umwanda. Ese noneho ni gute wamufasha gusobanukirwa? Watuza ukabwira umwana uti humura, ukabimubwirana ubwuzu. Ese noneho ni ubuhe bumenyi umwana akeneye? Musobanurire ko hasi haba handuye. Umubwire ko kumesa imyenda byagusabye imbaraga nyinshi kuva mu gitondo. Mwigishe uko yakwikosora, umwereke uruhare rwe mu gutunganya ibyo yangije. Ashobora kuba afasha mama we gutoragura imyenda yatakaye hasi, akayikunkumura ivumbi rikagabanukaho. Ashobora gufasha mama we kongera kunyuguza no kwanika ya myenda bundi bushya. Mubyeyi ushobora kubwira umwana uti ngaho hobera mama kugira ngo mutere imbaraga zo kongera kumesa iyi myenda no kuyanika. Urundi rugero: uvuye ku isoko, waguze isukari n'umuceri wo guteka ifunguro rya nijoro, ubishyize ku meza mu gikoni, ujya gukingurira umushyitsi. Ugarutse mu gikoni usanga umwana yavanze wa muceri n'isukari arimo kubikiniramo. Hanyuma nk'umwitozo wa mbere urabanza utekereza uti ese ni izihe ntego zanjye z'igihe kirekire ku mwana wanjye? Ibi biguhe kwigisha umwana impamvu adakwiye gukora ibyo yakoze. Mwigishe ko adakwiye kujya kwiha ibiryo mu gikoni, cyangwa umwigishe ko agomba kubaha ibiribwa kuko ari byo turya tukabaho. Ese yabatekereza iki? Ibyiyumviro bye ni ibihe? Uyu mwana twabonye ko agira amatsiko yo kumenya byose, akunda gukina ariko ntazi ibijyanye n'ibiciro by'ibiribwa, yewe ntazi gutandukanya ifu n'isukari. Hanyuma ni gute namufasha gutega amatwi no gusobanukirwa? Ugomba kumubwira nituze, utamukankamiye, utamutse nabi, umwereka urukundo n'ubwuzu uti humura. Ese ni iki akwiriye kumenya? Musobanurire ko umwizeye atajya gufata ku biribwa washyize ku meza. Umubwire ko atagomba kujya kwiha ibiryo mu gikoni, kandi ko agomba gukurikiza ibyo umubwiye. Niba ushaka kumusobanurira birambuye, wakongeraho n'ibi bikurikira: umumaro w'ibiribwa nibyo turya, kandi iyo tubuze ibiryo turasonza. Ibiribwa biragurwa. Hanyuma ku bijyanye no kwikosora, mubwire ko agomba kwikosora afasha umubyeyi gutunganya ibyo yangije. Urugero nko kuyora yafu n'isukari yamennye hasi.
ubu noneho abadukurikiye mwese mufite ubumenyi mu byerekeranye n'uburere budahutaza abana kandi musobanukiwe n'uburyo bwo kubakosora mutabahutaje. Izi nama rero zishobora kubafasha kubigeraho. Kugira ingengabihe ya buri munsi y'umwana wawe. Urugero, umwana akagira isaha ihoraho y'ifunguro rya kumanywa, kuryama ku manywa, kumwuhagira no kuryama nijoro. Guha uburyo bwinshi bushoboka bwo kwidagadura buri munsi, gukinira hanze, ku kibuga cyangwa kubyina. Guha abana amahirwe no guhitamo amafunguro bifuza kurya, ibyo bambara, urugero umupira w'umuhondo cyangwa se ubururu, cyangwa imyambaro bakinana. Dusoza iki kiganiro, reka tuzirikane ubu butumwa bw'ingenzi twagikuramo. Umubyeyi agomba gushimira umwana igihe yitwaye neza no kwirengagiza rimwe na rimwe igihe agaragaje imyitwarire idahwitse. Umubyeyi agomba kwimenyereza gutanga uburere budahutaza umwana. Guhora uzirikana uwo wifuza ko umwana wawe azaba we nakura, kugerageza kumenya uko yiyumva, kumwereka ubwuzu no kumuyobora mu bintu byose agomba kumenya. Shimira umwana wawe igihe hari ibyo yakurikije cyangwa se inzira wamuyoboye yayinyuzemo. Reka ngushimire wowe twabanye muri iki kiganiro. Nizera ko n'ibindi bitaha tuzaba turi kumwe. Ukeneye kutugana, dusange kuri website yacu usome inkuru zitandukanye twandika, yitwa Ijambo ry'Umwana _rwa. Ku mbuga nkoranyambaga twitwa Ijambo ry'Umwana rimwe, hanyuma hano kuri YouTube twitwa Ijambo ry'Umwana TV. Ndabashimiye mwese abaje bwa mbere, mukande subscribe. Ciao ciao.